amazina yanjye bahita Ishakiye Irasubiza abandi umufurere watujwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha cyane. Uyu munsi ndi kubona wishimye cyane, ndishimye kwibona nawe. Wari watembera ariko nibwo bwa mbere? Nibwo bwa mbere kabisa tugutembera, hano twatembeye neza cyane. Uratangira uvuga amazina yawe kandi uravuga cyane. Murakoze cyane. Aya mazina yanjye banyita Byiringiro Jean, nkaba ndi umufurera wabatijwe mu izina ry'Umwami Yesu. Amen kabisa. Kokana uyu munsi wa none rero nta kibazo twaturi kugira ngo tukubaze. Uru rugero twe twagize rwo kureba amateka ya Bibiliya. Kadutangire kuri uyu nguyu wambaye umukara, tubwire izina rye. Amazina yanjye yitwa Demercy White. Ibyo birahagije. Nawe wambaye umweru. Amazina yanjye yitwa Sanyira Mugisha. Wagezeyo amatsiko yashize cyangwa ntago yashize? Ntabwo navuga ngo yashize neza kuko numvaga nshaka kuguma wowe nkareba akabitewe n'igihe nyine. Ibyo byishimo waba witewe n'iki? Ubundi nabihereye ejo kumva mfite amatsiko ya trip turi bugire, ngo twari twagiranye n'abandi bene data ko turi bugire trip tugatemberera ahantu hari amateka ya Bibiliya. Urumva rero nabitangiriye ejo kugeza n'ubu ngubu ndacyabifite, niyo mpamvu. Zana ni Simiyoni niyo kwizerwa. Yanesheje urupfu n'ikuzimu, naho yajanjaguye umutwe w'inzoka. Uw'ibyanditswe bihamiriza nk'amutuyobore. Yanesheje urupfu n'ikuzimu, naho yajanjaguye umutwe w'inzoka. Uw'ibyanditswe bihamiriza nk'amutuyobore. Basirikare imbere, Basirikare imbere, bakristo turi mu ntambara itarigeze kurwanwa. Tujye ku rugamba, bene data, bashiki bacu, twikorere umusaraba. Mbere yo kurema ibintu byose, twari turi mu bitekerezo bye. Yadutoreye kuturokora nk'amutuyobore. mbere yo kurema ibintu byose, twari turi mu bitekerezo bye. Yadutoreye kuturokora nk'amutuyobore. Basirikare imbere, Basirikare imbere, bakristo turi mu ntambara itarigeze kurwanwa. Tujye ku rugamba, bene data, bashiki bacu, twikorere umusaraba. niwuneshereza bizera bose. Abisunze ijambo rye uko ringana, nibo yuzuza umwuka we wera nk'amutuyobore. Niwuneshereza bizera bose. Abisunze ijambo rye uko ringana, nibo yuzuza umwuka we wera nk'amutuyobore.
tips and nodes of the branches. Creation, corruption, Okay, dufashe gusobanura. huh? Okay, so hano, okay, so look, so creation hano, nyine ni igihe Imana yaremye ibintu byose, sibyo? Ubundi hano muri Romans niho nyine abantu batangiye kwicana n'ibintu n'amafaranga n'ibintu bibi nyine. Ubundi hano ni igihe bya Moses, Yesu yazanye nyine amazi menshi kwica ibintu byose. Hano na hano. That was no, not Moses. Ni chano. Uni hano ta confusion na like batang kuva man. Kumana baz. Undi hano ni umufuko bwa Yesu. Undi hano ni Yesu Undi hano ni Yesu twarebye ibintu byinshi bitandukanye byinshi biri mu itangiriro twabashije kubona amashusho yabyo twabashije kubona aho Adamu na Eva amateka yabo twabashije kubona amateka y'abatubanjirije menshi agiye atandukanye Tari gusobanura Ani muri Edeni kabisa Shamba shizemo pe. Shizemo. Yeah. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Brother wano we? Oi. Uyu ni brother wawe? Uyu ni brother wanjye buriya. Ari umuvandimwe kera twaravuganaga kandi ngo ashaka umuneke. None byarahindutse. Buno ndi guhiga Eva nayo iranzoka. Murakoze cyane. Mu by'ukuri twabonye ibintu byinshi, ariko kimwe nabonye uko Adamu na Eva bari bameze muri Edeni. Cya kintu cyampaye ishusho, kuba nabona ukuntu bari bameze ni ibintu byanshimishije cyane. Urumva ko ubumenyi nari mfite niyongeyeho ubundi bumenyi. Turi mu ijuru.
inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemereye kuzirya, keretse imbuto z'iki giti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Yasomye mu Tangiriro, ese wabonye baragerageje kubivuga nk'uko byanditse muri Bibiliya? Bagerageje kubivuga nk'uko byanditswe muri Bibiliya, ariko ni mu magambo. Usomye Bibiliya ikwereka neza ko icyaha cyabakozweho cyanatuzaniye natwe kugira ibindi byaha, nanga cyabaye icyaha cy'inkomoko, ntabwo ari amatunda y'ibiti bariye, ahubwo ntabwo Bibiliya ihisha. Bibiliya yerekana ku mugaragaro ko ari ubusambanyi bwabaye, kandi n'umuhanuzi wacu yarabiduhishuriye. Aho babigoretse ni ukutabisobanura, bagacapa amatunda, bakerekana n'inzoka, kandi Bibiliya uko yabyeruye niko tubyizeye. Babivuze mu mvugo, ariko mu bikorwa ntabwo ariko byagenze. Muri makeya, muri Bibiliya n'umuhanuzi bitwemeza ko twebwe ubwacu turi ibiti. Rero buri giti cyose gikwiye kwera imbuto. Rero imbuto bariye baziriye ari uko bamanje kwiyambura. Turya pome, turya imyembe, turya amaronje. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Amaronje yambaye ubusa. Igihe rero bakoze kuri cya giti kiri hagati y'ibiti byose, niho baguye mu cyaha, ariko ntabwo ari amatunda, ahubwo barasambanye. none se ko mutari kunsobanurira? Ibi ni ibitambo. Aha bamaze gukoresha ni ibitambo by'ibyaha. Ko nyegere kikavuga cyane. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu umugore we imyambaro y'impu, arayibambika. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we, aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye.
that he would send a flood to destroy every living thing that moves on the face of the earth. God told Noah to build a great ship, an ark, and you know what? It's almost finished. I have survived 969 years, but my time is nearly over. With each passing day, judgment draws nearer. Something terrible is coming. ndibuka umusaza mbese nabisomaga muri Bibiliya ntarayibona n'amaso yanjye ariko nagezeyo mbona iby'umusaza witwaga Metusela niyo mugabo mbese wabayeho imyaka myinshi ku isi mu gihe cyashize no mu gihe kizaza niyo mugabo wenyine wabayeho imyaka 969. This boat for years and not a drop of water. Talk about it. It's ridiculous. Every day, the same. He's a religious fanatic. I always have to. Kutari kuvuga se kutari kuvuga. You need to have a look at that new shipment of planks and make sure the treatment was done as we told them. By the way, my friend, have you thought about our conversation? God's word is true. Hey, Zophar! Were those pigs checked by Shem before you sold them off? Judgment is coming, my friend. But if you come along, you will be safe in the ark. Iki ni igishushanyo cy'inkuge. Kakandi kubatse hejuru. N'ibiti bya gofero kabisa. Nibyo bya gofero sasa. Babibonye? Iyo niyo gofero. N'ikibindi kabisa. Ayivamo ubushishi. Niba kazi kwinjira mu mwaka. Handi yaza. Si yengi nyamaswa mutara. Tutano tunyamaswa. Turi kwinjira bibiri. Kanze ntuzomenge ka. That's a whole elephant. Really original. Evil place. God is now washing it.
God's sake. Oh, hano ni nyuma y'umwuzure. umuryango wa Nowa wasohotse bivuga ngo Imana iha umugisha Nowa hari umuhungu we Hamu hanako hariho Shemu na Hamu na Yefeti n'abakazana be batatu n'umugore wa Nowa n'abantu umunani. Icyo ni igitambo baba bari gutamba igitambo cy'Imana bagabiye abavanye. Ugiye kusobanura? Oya itegereze hano ari gufata n'umubyeyi ahubwo se mugani hano ni cyagiye amazi akama amazi akimara gukama urabona ko yuko ari ibiti ariko nta biti ndi kubona urukumva so urabona n'amazi yari yaciyemo twese tujyemo kabisa twari tumeze turusharamye isi How can I help you? Uno turacyari mu itangiriro aho Imana yaremye Adamu na Eva tugeze aho Eva yari amaze kudutamo nyine ibintu byo gutamura itangiriro kugira ngo mwabibonye mu video yose turacyabatembereza turava mu itangiriro tugere mu byahishura twagiye nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. For God loved the world. For God so loved the world. Uko Imana yakunze abari mu isi cyane. That he gave his only begotten son. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Byatumye usaba believe in him kugira ngo umwizera wese atarimbuka shall not perish but have eternal life. hano ni ryari the power of natural world ni icyo bavuye gushushanya cya kera nk'umutakoto
tugeze mu isezerano rishya cyane hano rero dukora twasura kuko imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo imugora rero dukunde umusaraba nibwo ubuzima bwacu cyane. none hano havuga gute kubera ibintu ndabona bidasomeka urebye birumvikana nanjye nambaye amarinete ntabwo nabashoboye ariko nyine muri make wazi ninde fresh deo ndagira ngo tubwire ibice 731 ko bahera igice cya gatatu ibice 7 hano araho yakijije umupfakazi noneho hano akiza ipfamatwi wari nawe yakizuje uburwayi ese ni imirimo yagiye akora y'ibihe bitandukanye abarwayi mu bihe bitandukanye irema impumyi ibipfamatwi abamugaye abanyunyutse. twabonye ibintu byinshi bitandukanye, ibyinshi ni byo mu isezerano rya kera mu itangiriro. Twabonye amateka y'abatubanjirije nka Adamu na Eva, kuko mbese ingaruka z'icyaha n'ibintu byinshi bitandukanye. Twabonye mbese itandukaniro riri hagati ya Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere yazaniye urupfu, Adamu wa kabiri yabaye kubaho. Reka murate kuko yamuyaga, icyubahiro kimugarukire. Birarangiye umunyabwenge nagumye imbere y'Imana, kandi uwo kwezwa nawe ntazagume yezwe. Ibihe by'abanyamahanga birarangiye. Yapfuye arazuka, none ubu ariho. Yapfuye arazuka, Yesu ni muzima. Yapfuye arazuka, none ubu ariho. Yapfuye arazuka, umwami ni muzima. Amahoro yasigaye mu isi, amusaka